Ndi papa Sava. Ese ko ariho nkaboneye jewe. Kabona ko wigeze muri cyumwa koko degede. Iyo Imana igutunze itoroshe uboneshereza umurenge. Ubwo yaza kuvuga iki papa Sava? Ariko gire cyanyarwanda iyo ubwiye umuntu ubwo ntuzi urutoki. Menya ko yageze kure. Reka da. Umushinwa. Oya mutunze urutoki se ngutunze nyirundi ndaruhina. Uyu muntu aragahorana Imana. Umushinwa yazanye second hand. Yazanye second hand. Ageze aravuga bati ibi bintu kuziye ko mu Rwanda dufite made in Rwanda. Ubu bintu byose turi kubyikorera nahangaha. Ati mwototere nagaseke. Arabwira ngo ahihihi. Jane se banyabuhanga. Ariko biriya bintu njyewe ndabizira. Ubusanga ari ibintu abantu bihaye byo kuganira nk'umuntu uyu n'uyu ugasanga baragufashe bakavuga ibi bintu babishyize kuri uyu ngo uyu niwe winjirana inka ngo muri bisi ngo uyu nguyu ngo bamubwiye gutya na gutya ni nk'ibintu njyewe nsigaye ndwanya na nanga bubi ibintu by'imigani yose ya mukase arangiza aroza umwana arangiza yishundi mukase yabaye mubi utuvuga ko naba mukase b'abantu bimfura icyo kintu warakibonye papa Sava je kuva imigani 90% mukase uzi ko mukase ushobora kumurambura akazenguruka u Rwanda nta mukase ibyo bintu mu Rwanda nta nyungu bitanga bajye bagera aho ngaho baduhingira zaba mukase w'abantu babagiriye ngewe ariko ngewe nta nubwo ndabona dore uko nganuko sindanabona mukase mubi wenda bigize ese mukase abera bisasanure babihuza n'ibindi nanone ngo umwana wone ngo abeshike ngo inkonda ye umwana umutora ubundi se araje uramureze umuhaye uburere bwiza nta bana bameze gutyo muzi abana beza bananga banyina ubwo akavuga ati njye ni wandeze narezwe n'undi muntu mama sinzakwangira kuri mama ariko nta nicyo ngukunda ntago tubaza kukizongera arizo nzima kuki atarizo twibandaho mu migani ngo tuzandikeho ahubwo agira uti ubundi kuki tureba ibibi kuki tutareba ibyiza bidufitiye umumaro ngo tuba ari byo tugenderaho noneho ibibi nyine bigende no rero hakaza kandi reka mbaho urugero kuki ntawe ujya kurara muri wese si uko harimo ibibi kuki ntawe ujya kuvuga ati mfite wese nziza nzajya ndaramo kuki niba wumva ko utarara muri wese kuki wimakaza ibibi ukajya kubishyira aha ngaho icyo naningiye kongeramo ni ka kantu ko kwicara ukajya utanga ingero uvuga ku bandi ngo nka runaka ugatanga runaka kubajije ngo nka runaka buriya rero ngo niki ngo bameze nka runaka buriya rero babwire ngewe nakunze gusoma reka mbibabwire turi abagabo wenda Margarita nawe ari kutwumva hari icyo akuramo ariko reka nkubwire hari igitabo nasomye nsanga hari umuntu w'umuhanga ngo ubwenge buciriritse wumvisha ati igitego bwibanda ku kuganira ku muntu papa Sava Margarita ndimbati uwo muntu no mwumva kumva ikiganiro 90% baganira ku bandi uzamenye ko umuntu ari nyirubwenge buciriritse niyo yaba yarize vuga ngo abakennye ku makuru mpamo umva no oya nta ku makuru mpamo aba yaragwingiye mu bwonko kuvuga uko uwo muhanga yabivuze ndimbati none arongera ati ubwenge buri mu rugero bubaye buganira noneho ku minsi mikuru events yewe data we twagiye mu munsi mukuru bazana inzoga turya ibiryo byari byiza 90% umuntu akirwa muri ibyo ngibyo ubwo ni bwa bwenge bubaye go hagati rero abagabo ubwo ndavuga ntago mvuga abagabo b'igitsina ubwenge b'ubwenge umugore ufite ubwenge umugabo ufite ubwenge sobanutse baganira ku bitekerezo by'iterambere urumva inshinga ariko bavuga ubusa urabona ko twaganiriye erega ibi biganiro biba bikenewe ibi biganiro nibyo biba bikenewe papa Sava nk'uko tubivuga ni mama ya Mungu murabona rero ko Imana watangiye bivuga mvuga nturimo urantunga intoki ariko nawe ugira ndavuga nti urabona ko maze iminsi ndi kuvugurura inzu
maze rero nagize igitekerezo mwabagabo ni mu kigaye ni mu gishima tugikomeze cyo kuvugurura inzu iki cyo ntitwakiviviye se iki cyo nkeka ko nta n'utakivimbura ntabwo twerekereho mesaje iratambutse ntabwo mubizi se ariko ubwo bakubwiye nkaho ucumbitse sinari narabaye ruvugo yego ngo iranguyeho ngo birarangiye ngo ariko nuko maze rero kugira gutya nagize niyo ndatekereza mbimaranye igihe yego ariko rero narabuze uburyo navuze nti rero nta mpamvu yo guhora ducakagurana wamukanye nta mpamvu yo guhora umwe ahita ngo ngako karahise kandi tugakomeza tukabana ndakoze uri Urumva? kubwinya ndakoze urumva oya nawe wavuze umudigi wewe muvuga utamvuga cyangwa se mugenzi wacu we iyame mugende gake ubwo rero ndareba ndavuga nti abantu iyo baturanye ntibabura kugirana ibibazo haba mu bana umwana atera ibuye umuturanyi yaba umugore atira undi ntamutirurire ku gihe twaba tw'abagabo tugira gutya mu kabari icupa ryaba rimwe ndavuga nti rero reka rwose nzabatumire ubundi nimara kubatumira muze mbageze iki gitekerezo mbega muri make ndashaka ko twiyunga ibyo twabagamo tukabivamo tukongera tukaba bashya hanyuma twazajya tunahura tukaba turi abantu b'abagabo badafite ikintu dupfa ngira ngo urabizi papa sava reka njye ntanga ingero degidege wenda reka njye nihereho urabizi neza ko hari uko byigeze kugenda na mama Safa ubwo naguhingiraga ibyo bintu ariko buriya byakomeje kurya ku mutima urumva ahantu nari buguca ugutwi bakagusanga mu musarani hanyuma se ariko se kuri kuvuga ibyo uze kishywa kanjye ka metero imwe kamwe kabe Kigali vuna mu gitosha yari akabirinduye ngo ku mafaranga ko uri igikenya ndere aha ibyo byose none se papa Sava ibyo ko ari byo navugaga uri umwere ibyisutiye se mbizane isutiye nyizana isutiye nyizane hanyuma turabe digi uyu uretse ko yagize atya ipikipiki ntabwo yari iriwe ahangaha ko nimwe mwabizanye nibyo wasabye hanyuma se njya kubizana ubwo nari ngiye kumumena umutwe muri dushe twajyanye imitwe ibyo byose njye byahereye ku byose mbaza umugore wanyoherereza imitima n'utuntu tw'iminwa kuri WhatsApp kugira ngo n'ubundi bagukubitire mu igunira bagukubitire mu igunira reka ubu ninjye mugeze umunyamakuru muraberera oya ngaho umwere nazamura akaboko nagira atya ukirabutswe neza ukomereza dusase inzobe umva twereke umutima twere ku mitima ntukesheje inzu duke mu bitekerezo n'umutima noneho duke no ku myanya myibarukiro oya reka mabwize ukuri ndimba nanjye ndaje nyukubita akanati urumva areka hari ukuntu uba wiremeye ukaburemye ukuntu karakadefope karanze ariko ndimba ihoraho rwose oya kabunza ahandi reka tukavane mu miryango oya reka tukavane mu miryango kabunza jya kujya hirya nandi ntabwo nzabyemeranyije turabyemeranyije gukondera urumva Sava nagabanya ubwenge byo kujya dukubita igunira dushyiramo imari marigari se umugore urazana inyamugatereka ahangaha ashaka abagabo baganira vugaho niko mumbyimbishi niko zanayo dukarabye ariko utadukarabya kwa kundi azamuka ngo urugimbo kuva amazi aratemba utaza kugira ngo amatama yombi bihagararaho bitaza kuba byari ngo ni ukubakarabya iki kirere rwose navuze ngo reka manza dushyushye reka mere kumutwara oya ntacyo hera ku bashyitsi nari nitanguranwe
agasabune nagatumye umwana aratinda ariko mu kanya karaba kaje ari kugutwika oya ko ntawaba yakoze ibidakorwa se ariko rero uzi kwita ku bagabo ariko mwari muri aho marigo tumeze neza sheri mbakurikizeho ujya wakara ariko ujya bansinyura urugo banzanyira urugo nawe muri se papa sava abantu niko bimeze abantu baba bagomba kugira batya bakibanira mu kivandimwe mugari ariko ubwo uburenganzira bwo kubisohororamo hano mwabuma wenda ubwo kuza kubipfunyura simbugire hari ikibazo ndimba ubwo kubikuramo hano oya ko ari byo twavugaga se ko ubu twabaye bamwe wabikuramo da arashyushye ariko ndimba ni wowe wabyokesheje na ni komande na hanze asante namwe murakoze mwe muryoherwa wowe ntabwo se grafre naje mbare marigo jyana ayo mazi kushahidi namaze gutera imbere asigaye yashyira muri ibi binuza bishashagira ntaryo ibi ngibyo bya papa yakora ariko byo ntabwo bari babibara ngo bumve niba hari ubwo byangiza ibidukikije cyangwa byo biracaka ibi birizewe birizewe ntacyo buriya rero nsigaye nkeneye gukoresha ibintu byujuje ubuziranenge yaje ari ndakurikiza n'amabwiriza buriya uzi ikibazo turi guhura nacyo ubu ngubu imyangirikire y'ubutaka ikirere n'umwuka n'ikirere cyane cyane ariko mushaka amakuru y'ibyo ariko se tubigeze ku bantu tuzabiganira n'abantu n'iki byose mufata akanyama n'izanyu buriya rero igikomeye kurusha nazo bakozajyaho se kandi buri muntu usa n'ari burya nk'ebyiri ntacyo reka fata izi buriya gahunda ndaje mu bwenge hano haruguru nzanze message muri telefone oya ntiwago wagenda utafashe mu kanya oya pfa kuryaho kano ko hejuru mbabarira ndakayihuta mbabarira ndabona gisuzugura abagabo basema uratugaburira ko ihute sawa nta kibazo maze urasweyo dore ureba mani bimwe tuba tubabwira ibi ngibi nibyo tuba tuvuga umugore w'umutima umugore usobanutse umugore mwiza w'umutima nkurikira ukora kwimana n'Imana y'u Rwanda n'umugore perezida umugore wahise muzi atandukanye yari akojonjoye iwabo abagabo twatandukanye sa unkura mu bagabo ndimo nk'uwo gacupa gahita mbona ngo stop garukirizaho tuvugije ukuri ruhande mbate ko ari rubi kino gikoresha reka nkubwize ukuri uyu mugore wawe ngeze kureba buriya mu bintu bijyanye no kureba abagore ndiba hari ukuntu n'umugore uretse nkwereka hari ukuntu n'umugore aba aremye cyonyine aba afite ikintu cya rogari kuruwaze ni kwa kundi ukomanya ingohe ukabona ishasha ufite umugore none akagira icyo bita imivugire suriri kasante ni kuri ako namwenyura avuga ngo habamo akantu k'amarangamutima wumva kasamuka mutima kakagera ariko uryoherwa waramuhenze pe waramuhenze ne mama ngo ibyo papa sava yarakomojeho rero mureke tuganire ibyo twaganiraga naho iby'ubwiza bw'umugore wanjye bwo namwe buriya mwavuga abanyu ariko ibyo tuvuga oya tubireke ibyo tubireke dushake amakuru ajyanye n'imyangirikire y'ikirere n'ubutaka n'amazi ariko urumva tutangire tubikoreho ubutaka nka 90% bwanduzwa n'ubu buryo abantu babajugunya ibishingwe mu buryo bw'akajagari aya macupa ya plastike mutariye ngo bimare ukajya kujugunya ubonye nabyo birangiza sasa ntihaba harimo imyunyu se none amavuta ibyo byose se ntacyo byangiza aya maproduit none utekereza ko maze saradini ukajugunya igikopo kiragikopo hariya imigesi iva muri bya bintuza by'imbere bituma itabora ibyangiza ubutaka wavuze iyi miheha imwe ya plastike none
hariciye subira kuri gakondo ariko oya hari iyindi miha y'ubuziranenge izakorwa abantu barajya banywesha iki turasubira ku ruhu turasubira ku ruhu ubuse ntabwo uri makunga hanyuma umuntu buri wese azajya afata agacuma n'ibindi bazabidizayininga bazakora imyiza nka buno bukopo kandi bw'ubuzaje urabona nk'aya macupa baravuga bati rihanagure neza yego rinyweshe yego kubera ryo ntupfa kurijugunya aho ubonye yego nuhinga araritoragura aya bayita reusable icupa rinyweshwa rikongera rigakoreshwa ubuze reusable nibuka n'ibyitwa ngo energy renouvelable ubwo ako ngako ushatse kuvuga iki ntabwo twirinde gukoresha nk'inkwi imyotsi yangiza ikirere kandi watemye amashyamba kandi akaba ari gushiraho yego ugashiraho rero utazana andi ariko noneho nk'izuba uri kurika ricanisha energy solaire ayo ngayo ni renouvelable bigumaho cyangwa amazi noneho hakazamo akandi kantu gafitanye isano n'umushito ukoreshwa inshuro imwe wari ukazi ibyo ni ibyigaragaza urumva haba harangije kujyaho imyotsi wongeye ukacyokerezaho ikintu kizima ngo nibyo bitwanduza nta buziranenge uba ugifite nibyo wahoranye iki bakubwira yuko mutataka turabirya ariko se ngewe rero buriya kubera no kunezerwa no kurya ntabwo nkibishobora mbireba imbere yanjye nabibona imbere yanjye nkumva ndahaze rwose abo ni abashaka amafaranga bampamagara ariko nimwe muretse ndimo kuganira n'abagabo ndabaha icyo ntabuze ni amafaranga mwitamire ngewe oya ni muvovore ubu wagira ngo inkoko ntizitindikiye hariya mu masafuriya marigarita yo wagira ngo abanyorohe watera ibishahuro se hano turya icyo dushaka ariko reka nze bafashe mutaza kugira ngo twari no kuzimara ntabwo zari kutunanira reka bafashe mutaza kugira ngo inkunga dutera kabatera inkunga ariko se uyu mugore we igihe yagendeye ko ndeba atagaruka mbonye ubutumwa bwiza uramushaka we ariko agiye muri aferi adusigiye ibyo kurya naho ikindi ushaka ni aradutamika iyo kurya se wagira ngo umuntu mpaye boroshete akanayanga kandi buriya disi ni umuntu wanjye ariko ukuntu natebye yewe se twakuvugaga uri kumva uriya rero abanyarwanda bagira intekerezo uzi ko abanyarwanda bagira batuvuga shitani ukayibona umurizo uravuze ngo dushitane oya ndagenekereza ko babitekereza ahubwo nari nyoboye icyo dupfuye nonaha wagutuka umva sheri iyi mitoboro nimuyikoreye nzanye agasembuye gapfundikiye umva agahene kanyari iryinyo mu kizungu rwose mugoro ureka bariya baba bari aho basomye gutsa batazi ndavuga rero rwose mpuye n'imana mpita mbatekereza nkizi icyo ntibakize n'akareka gakureho gufunduza umunwa papa sava sheri uzana agafunguzo noneho ubwo ari wowe ugiye mu nzu unzana n'agatebe naho ubundi se mwaryohewe wibuka agatebe uvovura iki zana nanjye ariko uzi gufunduza amacupa ariko reka ndakipfundura nzana ndakipfundura ariko abantu barota ndagiye usohoye televiziyo si oya ndagiye ntabwo nabyihangana Safa agiye yari kubabwira ko agiye reka da si ikintu hano twari turimo se karame nagiye hanyuma ubwo ngubwo nawe musigarane mukore ibyo muba mwatekereje wumva ndagiye ndaya gusa umuntu turimo turiyunga naho mwebwe murimo murakana buriya ntabwo nabarebaga ukuntu mwamuteraga ijisho atambuka mumuterera ijisho ntabaye kigize ati hari aho nyarukiye aragiye azanye izipfundikiye byatangiye kare maze rero ntabwo nareka kubasukira utuzi dushyushye dore hariho marigari wigeze umpa amazi ashyushye ryari wigeze umpa amazi yo gukaraba ashyushye ryari wigeze underemburira amaso ryari buriya ko byatangiye tukigera ahangaha Safa gerageze mararemburira amaso no kuri uzana amazi ugenda gakeya
ariko ni ukuri kw'Imana mu kanya gato hari ubutumwa mbonye naho ugiye kuzana amabyera apfundikiye ariko simba njyewe wigeze ndakubaza wigeze unyitaho ryari kugeza ubwo ngo turimo turiyunga ariko se papa saba rwose nimureke mbabwire pe njyewe maze kubaha amazi ahangaha njya mu nzu ngira ngo uretse kugenda n'ukuri kw'Imana ibi bintu tubicoce rwose oya reka ngende nguhe rugari reka ngende nguhe rugari hanyuma bajye babona aho bagusanga bande se kandi bamusange he bamwebwe ako nimba kuki ukekera umuntu ikintu kuko kurya imitsi ninjiye mu nzu papa saba nawe uri umugabo nawe digidi uri undi mugabo pe nsanga message muri telefone yanjye cyangwa muri koperative yanyohereje message bavuga bati Margarita niwe watsindiye igihembo cy'umuntu witwaye neza niwe watsinze singiye isheke papa saba ndebera singiye isheke ya miliyoni bampaye yewe we papa saba mugore mwiza Imana iradukunda baguhangaye ati subira kwa Gerard kwa Gerard ntaho amafi digidi papa sava noneho umva urarya ifi urarya dendo urarya imbata wowe urarya iki nje banyihirira amanyama umva jya kwa Gerard ubwo umubwira uti sheke ndayifite hano umugore mwiza no kuri kw'Imana oya naho ngiye ariko ubwo bavuze amafaranga hanyuma uhita utangira kubyina gutyo wagira ngo uracuragura koko ngo turakurebera umugore ngo turangaswe watugaburiye niki none ngo turarye ikimbata na za dendo n'amafi ntabwo ushaka guhamagara kwa Gerard ukababaza niba afite inkwavu nzima noneho wimuke nako aho hawukaniye ukajya worora urwo rukwavu ukaguha ifumbire wenda kuzatera utuboga hanyuma urwo tubwaguye ukajya uturya nta soni natwe ngo turiyo ntakayobewe bibaye ahangaha ukuntu byamara iminsi ngaha reka nkubwire reka tugumye twiberaho ko twari turi nta na rimwe burya inzoka yahinduka nk'imbwa we none se ntiwakwihangana tukiyunga bwa kabiri n'icyo tukagikuramo nzashirika urugunzu nyiringanya amahoro